Mwaramutse, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Uyu munsi naje guteka nanone, ariko nje guteka deja narangije kubiterekaho. Reka mbereke ibyo ntetse. Nabonye biri bufate umwanya munini, none mbanza kubiterekaho. Uyu munsi tugiye guteka icyo bita agatogo. Murabizi ko bagateka mu nyama zo mu nda, inyama z'inka zo mu nda y'inka, inyama zo mu nda z'inka. Okay, ndizera rero nabanje gutogosa, rero kuzitogosa dore ngizi murazibona, ngizi nazitogosheje. Hanyuma hari ibindi nateguye ndi bushiremo. Hari ibi birungo, iyi ni seleri, iyi ni puwaro, n'iki gice cya onyo ndagishiramo. Iyi ni karoti, izi nyanya. Hanyuma hano ku ruhande mpafite ibitoki, ngiye ibi nabihasi nabyo. Noneho icyo ngiye gukora, kuko izi nyama zahiye, mfite na tungurusumu izi. Icyo ngiye gukora, izi nyama z'inka, inyama zo mu nda z'inka zahiye. Ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye gukuramo aya mazi, cyangwa aya mazi nazitogoshejemo, cyangwa uyu mufa wazo. Mushyira mu kandi gasafuriya mfite hano. Noneho mbereke uko ngiye guteka agatogo kanjye. Ariko mbere ya byose mbanze nkuremo aya mazi. Agashizemo neza. Nzisubizeho. Nshaka gukomeza gutekera muri iyi safuriya n'ubundi. Nshaka ko aya mazi akamamo. Mu gihe amazi ari gukama, nshizemo amavuta. Nshizemo utuvuta dukeya rwose. Kampfundikireho gato, amazi akame, hasigare ya mavuta. Noneho iyi mbabura reka mbe nyigije hirya. Hanyuma hamuhanagure. Ngiye kuba mpakorera makatira. Hano hari karoti nari nayironze n'ubundi, nayo ndashaka kuyitekamo. Ndayikata gutya. Wayikata uko ubishaka bitewe n'uko ubishaka, cyangwa se ukanayirata. Indi niba muri kumva ko y'amazi akamye, amavuta atangiye gukora akazi kayo.
ndashimira abantu mwakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Komeje kubishimira namwe mureba amavideo dushyiraho, namwe Imana ibahe umugisha kubwo kwitanga umwanya wanyu muduha. Turabashimiye cyane. Batarakora subscribe rero namwe muyikore, ndetse muduhe no comment. Izi karoti zanjye rero kubera ko zikomeye, ngiye guhita nzishyira hehe muri za nyama kugira ngo bize gushana, hanyuma mvange. Turagenda tuvanga gake gake, nkate na cya gitunguru, nindangiza nkate inyanya. Inyama zacu nazo ziri gufata icyo bita irangi, zirimo no gushya neza. Kuri nacyo ndahita ngishyiramo, ngeze hino. Uburyo nkurikije wongeye gukata inyanya, nsekure n'izi tungurusumu, hanyuma dukomeze duteke ibiryo byacu, agatogo kacu. Inyanya zacu mu gucungana nazo ngo zidafata hasi, kuko ugiye guteka igitoki kitaza gufata hasi nacyo. Nakoresheje inyanya zihagije kuko ntabwo nshaka gukoresha sorwatomu, ni ukuvuga ngo nkoresheje ibirungo na kirere gusa. Inyanya nazihase, ariko niba ushatse ntiwazihata. Si ngombwa kuzihata pe, kuko nyine nabonye nshaka kuzihata. Inyanya zanjye zihagije, mu gihe ndi gukata inyanya ngiye guhita nshiramo pavuro, seleri na puwaro. Ruri hano aho bireba, urabona uko zimeze. Zahiye na karoti zanjye zahiye, kandi nshiramo rero ibi birungo byose icyarimwe.
ibyo ntegerezeho gato ngite gukata inyanya zanjye. Ibikoresho byanjye rero ubu biri tayari. Kuko n'igitoki nagitonoye mwagihase, tungurusumu nagisekuye, ikintu nkurikijeho gushiramo hano, ntabwo naberetse ko mfite amagi zo kuza gushiramo. Ndimo ndacungana nabyo hano hasi kugira ngo bitaza gushirira. Ikintu gikurikiyeho rero ni ugushiramo bya bitoki byanjye. Nabyo bahita bivanga. Ibi ni ibiro bibiri by'ibitoki nakoresheje. Nyuma ntatinze za nyanya, sosi, kuko ntabwo nshyiramo tomato paste cyangwa se twa turungo dutuma ibiryo bitukura. Deja inyanya zise zizanamo amazi. Aho bigeze aha rero umuntu ashobora gushyiramo akunyu kangana gutya, kubera ko turakoresha n'amagi. Twebwe abanyarwanda ntabwo tujya dupima ngo dushyiramo ibiyiko bingahe by'umunyu, turagereranya bitewe n'ibiryo twatetse uko bingana. Aha, ikintu cya nyuma ngiye gushyiramo ntabwo ari icya nyuma, ariko neza tungurusumu zanjye. Kuko harabasigaye amagi no kuri ya mazi turi butekeshe. Tungurusumu zanjye nazisekuye, koresheje agasekuru kanjye ko mu gikoni. Dore ngizi nanze kuzishiramo kugira ngo zidashirira mu mavuta, ndashaka ko ziza gusha zigapiramo hose zimeze nk'izitogosheje. Niyo mpamvu nzishizemo nyuma y'ibindi birungo. Ndazivanga neza rero zigakwirwamo nazo. Hanyuma ngiye gushyiramo kuri wa mufa wanjye ya mazi nakonoshejemo inyama, kugira ngo umfashe guhisha ibi bitoki. Uragereranya kugira ngo agatugu kawe kaze kuza kameze bon. Uragereranya, ndateka gutya biri buze gusa neza. Hano rero biba byiza iyo wumvise ngo umunyu umeze gute. Aha, ninshiramo za magi zanjye biraza guhwaniramo, biraba biryoshye bya hatari. Magi imwe, mfite magi ebyiri nizo ngiye gushiramo. Njye na magi turakundana, ubundi urebye nicyo kirungo nkunda gukoresha cyane. Aha, ubu ngiye gupfundura, dutegereze agatogo kacu kaze gusa. Inyama zahiye neza cyane, noneho tugiye gutegereza
ibitoki nabyo bishe. Pfundikire tegereze bishe, turebe agatoki kacu aho kageze. Alalala, ona sasa reba icyo kurya. Ukuntu bimeze neza, reka dutegereze iminota nk'itatu gusa, noneho twarure agatogo kacu. Ibiryo byanjye byahiye, reka tubiterureho bashyire ku isahani. Igitoki cyahiye byahatari. Guys, muzabiteke gutya muzambwira, ndabizi ko biryoshye. Tubona igitoki ukuntu kimeze, muzabiteke pe muzambwira. Aka ni agatoko gafite agasosi. N'amaso arareba agahita arya. Ibiryo biryoshye biba bigaragara. Urabona ukuntu ari sawa guys, ibiryo biraryoshye kuko izi nyama zahiye byahatari. Igitoki kirahiye. Ese aka gatogo wagashinja iki? Irashusha, ndi gutinya gutamiraho ngo numve. Reka ndeke bihore rero, ariko ndabizi neza ko inyama zo zahiye. Mwakoze rero kubana natwe. Nukunda iyi video uyisharinge, duhe comment, n'abatarakora subscribe muyikore. Ngaka gatogo kanjye rero, Imana ibarinde. Ciao ciao.